ntiyarambukaga ubwo byari uko nk'umugendesha rero bigaza n'amavi byakomeje birakura bigera mu myaka 13 yego mu myaka 13 wabivukanye icyo gihe wenda nubwo umwana bataramenya ubwenge neza ntabwo ababyeyi baba bagize ikintu babikoraho cyangwa ugati umwana wacu kavutse gutya bimeze bite twakora iki nta kintu bigeze batekereza cyo kuba bakuvuza wenda cyangwa babinabigeragezeho urebye nta kintu bigeze babikoraho kuko n'uwo bagiraga inama yo kugira ngo babashe no kujyana ahantu bita igatagara yarabasubizaga ngo papa wanjye yarabasubizaga ngo ni mu kireke kizapfe nzabyara abandi ari wowe ariko babwira hanyuma Sipiriye tutarajya kure ubwo uri umwana wakangahe mu bo mwavukanye ndifura uri imfura ubwo imfura nawe babwiraga amagambo ngo kireke kizapfe azabyara abandi nigiye babwiraga yego biragoranye kubyumva cyane kuba umubyeyi yaba afite umwana we w'imfura akavuga amagambo ameze gutya atari meza yo gusesereza atari meza hanyuma ku myaka 13 yawe icyo gihe wari ukimaze kugeramo uburwayi bukomeje kwiyongera ese muri myaka 13 wigeze ugirwa amahirwe yo kujya mu ishuri ku buryo nubwo ababyeyi bavuga batereka kizapfe nta nubwo bigeze banatekereza ko kujyana ku ishuri ntabyigeze bibaho ubwo kubana n'ababyeyi batakwishimiye bimeze gutyo uhe wabyakiraga gute ku myaka yawe mitoya nk'iyi byarambabazaga cyane bikanezeza ukababara nta kibazo akonga ko nakaye gaciyemo ni telefone yari isonnye nta kibazo kadukomeze hanyuma byakubabazaga cyane ese ndibaza niba uri umwana mu bwabyeyi batakwishimiye uko nguko reka tuvuge wenda ku birebana nk'umwaga mugiye kwiyakira mu gihe cyo kurya byagendaga gute kurya nasagiraga n'abandi nyine nta kibazo urabona mu cyaro kwari ugucurana ugacuranga nese kamako wakunda kuba ugenda gutyo ukambakamba n'amavi urumva byose narakoyoreraga nkarya n'imyanda byose ukanagenze hasi n'ibiganza ugapfa kurisha n'intoki byose kuko na muri aya mavi mureba nubwo nagenda nkambakamba ubu harwayemo amavunja harwayemo mbese sinabura ubyibusanzwe ku buryo ahantu hari hameze nk'ahantu hameze nk'igiceri igiceri cy'ibita nyamabondo urakizi hari ndabizi bya bikeri binini biba mu gishanga binini nanjye rero nuko nari nteye ari amavunja n'imyambaro sinagiraga n'umwambaro wo kwambara ku buryo nambaraga urabona imyenda yo mu cyaro nambaraga yapantaro papa icyari kinini nkakizirikisha ikirere nari nkacyambara nuko bikagenda gutyo nicyo niyambariraga ikintu ubwo buzima nambayemo biraza kurwana kubyumva abantu badukurikiye kuri channel yacu ya Kampire TV ndagira ngo bakomeze bakore subscribe banakore share uyu n'umugabo wababaye cyane nkuko ari kubitubwira hanyuma Cyprien icyo gihe cyo kubana n'ababyeyi bawe ntiwabyishimiraga wabitubwiye byarakubabazaga yego kubera iki nawe utateje kwa uti ese wenda wakijya muri bene wacu muri bene wabo cyangwa umuryango wose wabuze ati ngo rwose nta hejo hiwe barakwanze mbese nene naraterera umuryango wose nta muntu wangiriraga mbese mwe wangirira urukundo wowe Cyprien wumvaga bizagenda gute ahazaza wumvaga hazaba hameze gute bogiye mu byukuri numvaga ahantu hanze hazaza ntabwo genda himvaga numvaga nta kizahinduka kuri iki nta kizahinduka numvaga nta kizahinduka ari urupfu ngomba kuzapfa reba kubona umwana w'imyaka 13 arwaye amavunja agenda akambakamba kandi afite ababyeyi icyo gihe ubwo se ntabwo ari umuntu babe bakababyara nkuko umubyeyi bivuga bari umuntu abanjye bari bahari bagendaga n'abashiki banjye ubwo se bo wenda ka tuve ku ruhande rw'ababyeyi bo nk'abavandimwe muvukana bo babifataga gute ukuntu bavukanye ubumuga ababyeyi batakwitaho bo babifataga gute urebye nabo nta rukundo bigeze bangirira ntabwo banyimvagamo nta
ntabwo bigega banyiyumvamo ku buryo mbese nari ikintu kiraho ikintazi kimbura mu maro kimbura mu maro. Nubwo wenda turi kujya tunyuzamo tugaseka gusa bitanga agahinda, birababaje kuba ugeze ku rwego rwo kuba ufite umuryango twabonye tukiza nibo batwakiriye, nuko tutashatse kubigaragaza kuri kamera, batwakiriye ibyo kurya no kunywa tumeze neza, niyo mpamvu umuntu dufite akanyamuneza. Hanyuma Cyprien, birumvikana ntabwo kuguma mu rugo, birashoboka ko waba warahavuye cyangwa uti ubwo mbona byanze wenda ni ubumuga bwo mu ngingo, mu mutwe ho hari nta kibazo, ho harakoraga neza. Ubwo ari ubumuga wenda bwo mu ngingo, sinumva neza ko ushobora kuba utaratekereje uti ubundi wazava aha ngaha nkigira ahandi wenda nkazagwiyo. Urebye kubera iki gihe cyari kiriho, icyo gihe navutsemo muri make. Umwana iyo yavukaga afite ubumuga yaratabwaga cyangwa afungirirwa ahantu. Nanjye rero nari ni muri iyo ka yo kutagira icyo umaze, yo kutagira iki nta gaciro, ku buryo n'abambyaye ababyeyi banjye nabo babigaragazaga muri iyo ka. Nkabibona mu maso nkabona rwose nta rukundo, Imana igumugisha, nta rukundo rugaragara. Icyo kintu nabonaga. Uvuze akantu nako ngiye kukakubazaho, kuvuga ngo umwana kera iyo yavukaga avukanye ubumuga cyangwa se n'ibindi bintu bimeze ukuntu baramutaga cyangwa bakamushyirana bakamufungirana kugira ngo wenda abashyitsi batazaza bakabona Imana ngo bagisanga aho ngaho. Bari kugisanga ntabwo ari umuntu, cyari ikintu. ubwo ubona niko byakugendekeye? Niko byagendekeye. Baragufungiranye cyangwa urebye nari intabwa? Uri intabwa? Nari intabwa. Ubwo nawe ni wango ubwo umubyeyi agati bakireka kizapfe nzabyara ibindi, bagati nuwakijugunya ntacyo byabitwaye. Mbese nuko byari biteye. Ubwo nawe baragufashe bakujyana kukujugunya. Yego, ubwo niho tugeze. Ubwo rero muri iyo myaka 13, 12 tumanuka tugenda 10 gutyo n'umwe, twahera mu myaka 7 nibwo ntangiye kumenya ubwenge bwo kumenya ibyo ndi gukorera. Nibwo natangiye kwikanga, ngewe nikanga nashyizwe ku bitugu bya papa. Ni ibitugu bya papa. Papa ukubyara? Papa wanjye wambyara, Mahuku Simeon. Arangije kuko yabona nta kintu kizamara, yabonaga kimuteye n'iseseme. Ariko nsubiye inyuma gato, ubwo yari yirengagije ko agisiga mu rugo kikaba cyo kirinda urugo. Ariko ibyo nabyo ntabwo tubijyaho. Ntabwo baragendaga ngo bakagisiga mu rugo icyo kintu, hanyuma kikarinda urugo, akaba nta muntu waza kuhiba kuko gihari, ajya agifata wikanga uri ku bitugu. Yajyanye kujugunya muri Nyungwe ishyamba. Aya ngo kagira inkuru n'umuntu bakwiba bakugejeje muri Nyungwe. Nikaze nibire muri Nyungwe. Nibire mu ishyamba mu byatsi. Nyungwe urayibona ukuntu iteye. Nyungwe ngenda yizi kuteye mbese ntihabona n'injoro. Abahigi nibo najya kumva abantu bariruka, ahubwo ngiye nkagira ngo ni inyamaswa. Urumva ko nanjye nagiraga ubwoba nk'umuntu, birumvikana nagiraga ubwoba. Ariko nkajya kubona nkabona n'abantu bari kwirukanka, ari abahigi. Bajya kubibona bakabona banguyeho bagasa nk'abikanga. Bakambaza ati se wa mwana we biti bimeze biti ko tukubona? Njye nagiye kwikanga nsanga baje kunshyira hano. Bande papa wanjye n'uwanjye yakuzaniye iki? Nanjye ntabyo. Iwanyu urahazi? Ndahibuka, ndahazi cyane. Bakajya bakamutiye ibitugu bakongera bakajyana, nkagenda nkabayobora, nkagenda nkabashyira bakajya bagatireka hariya ku rugo batari mwakira umwana wabo, bakongera bakigendera. Nuko byabaga bimeze.
ku nshuro ya mbere bakujugunya bakakugara mu rugo umubyeyi ntekereza ko ashobora kuba yaraje akagira amagambo atari meza avuga byagenze gute bakujugunye abagiye bakugara mu rugo icyo gihe umusaza yabyakiriye gute ubona bakugara ntabwo yigeze abyakira neza yaravuze ati iki kintu ntabwo kizapfa nagiye kugitangira ngo kizapfa cyangwa kizize ikiriri ariko ndabona kitazapfa sinzi ukuntu giteye akongera agapanga undi munsi akongera akajya kujugunyayo none bikaba kwa kundi inshuro ya kabiri ndumva byarabaye inshuro eshatu zose inshuro eshatu bakujugunya muri Nyungwe ugaruka ariho habaye akahebwe noneho baremera bahebera urwaje ariko bananiwe uravuga neza bahebera urwaje mu kinyarwanda hari imigani bajya bacana ntabwo ndo wakera ndo wejo ubundi ariko hari igihe mbano mufitemo twakera ukuntu abango imboga mbi ngo ntabwo ziva mu nkono ntekereza ko uwo munsi ashaka kuba yarabivuze utumye nanjye mwene byaruze ko reka bigaragaza mwene icyo gihe ntekereza ko ashaka kuba yarabivuze ati uko byasa kose imboga mbi ntiziva mu nkono iki rero nacyo ntikizava iyo mvugo ntabwo nubwo batarabivuze ko yarabitekereje yarabikoze byarabaye hanyuma Sipiriyeni bakujugunye gatatu ni umuryango uri kubikora ababyeyi bawe bakwibyariye nawe uri kubibona ko biri ku we wumvaga guhora muri ubwo buzima gutya bagucunaguza hirya hino bizarangira ryari nta mwanzuro ugomba gufata urebye nta mwanzuro nafite kuko maze gukura muri igihe hahise hajyamo igikomere cyitwa kwanga kubura amahoro mu mutima kubura uwakubwira ngo humura kubura uwo wagisha inama mbese n'icyo gikomere nahuye nacyo birumvikana cyane ntabwo byabura ko umuntu wese yagiye igikomere kuko uvutse ukisanga ufite ubumuga ababyeyi batakwitaho ntabwo byabura hanyuma muri uko gutekereza gutyo wumva ufite urwango mu mutima kwangwa kugira gute ntabwo waba warafashe umwanzuro niba ko wava mu rugo ukigendera urebye ntawe nafashe ahubwo nyuma y'ibyo niho habonetse abantu b'ababikira abantu b'Imana babikira naho bagira gute baba arimo babaza ko nta bantu bafite bamugaye ngo babashe kubafasha baje mu rugo bo baje kubaza muri karitsiye ko ntawe basanga rero ndimo ndumva n'undi mwana w'umukobwa wari urimo se ko atagira umuntu bwo kwakirwa yaje no kwipfira we yaragiye ariko igihe wabashije kurokoka mu bantu bari batuye muri iyo serire ese ubwo baza kubaza abantu bafite ubumuga ubwo ababyeyi bo baravuze ati dufite umwana natwe aracyabaza ati bakihore kigume hariya ntabwo none babivuze ahubwo babyakiriye hejuru ngo byoro bakivanira bari basakiwe babyakirana ubwuzu vuba babyakiranye ubwuzu cyane barafashe nibwo bakimara kufata nibwo bahise bajyana i Gatagara kuko ndabyibuka nibwo Imana no kujya Gatagara yahise nyakira cyane ariko n'uzabaho ni umuntu uzabaho yahise nyakira cyane nakirwa mu bana bari kurerwa mu kigo cy'Igatagara kandi ubwo harimo n'abandi bana bafite ubumuga benshi cyane n'impumyi n'iki byose mu rugendo rwo kuba ugeze i Gatagara mu bandi bana birumvikana hari imirimo bagomba kubatoza gukora bakabakorera amasuku bakabitaho kuko mwagomba kwitabwaho bitewe n'ubuzima mwaga mubayemo ibyo batabishimiye urugero nkaho niba wari ufite kuba wararwaye amavunja umubiri wose ubona umeze nk'igikeri umugani nk'uko bitubwiye byashoboka ko n'undi bagomba kubakora ayo masuku ukigeramo n'abandi bana bari aho ngaho bafite ubundi bumuga bugiye butandukanye wabyakiriye gute uko n'abandi bana musa naho mwakagombye kuba wenda muhuje umubabaro kuko reka dutange urugero rumeze gutya kera ngewe njya kwiga segonderi reka mbivuge gutyo nenda umwana muto mfite hari 11 gutyo ababyeyi bangejeje ku ishuri kuko nayo kwiga mbayo none nkigeramo mbona abana bose bari aho mbona abantu bakuru bibika bakana
ntabwo nzabyitwaramo ntera ibintu noneho nzanesha nte koko mwuka byarana. Icyo gihe ababyeyi baragiye asigana umubaro wo kuba nsigaye njyenyine nta muntu nzi habe n'umwe, ku buryo igihe cyajyaga cyo kujya kurya nagendaga bazana ibyo kurya tugiye kurya hamwe nkakwamo nka kabiri kuko nta muntu ndi kubona nzi, ariko uko byagendaga byongera iminsi ishira twari tumenyerana, umwaka urangiye rwose nakose n'umwaka igihe ngo kurangira abantu bose mwaramenyanye mu bana umeze neza. Wowe kigeramo aho ngaho mu bandi bana bafite ubumuga wabyakiriye gute? mu bana ntabwo wagumanye rya pfunwe ryawe wari ufite, byaje kugenda gute? Ipfunwe naje kurigira ndetse ngira n'ubwoba n'abatinya, ariko bitewe n'ukuntu abarezi baho batojwe kurera aba bana bamugaye, kuko n'abatureraga nabo bari bamugaye koko n'abatureraga nabo bari bamugaye kuko barasimburanwa, wakoraga mu gitondo so wakoraga nimugoroba, hari uwararaga hari uwirirwa. Noneho ugengirirwe pfunwe, ariko barangije ikintu babanje kuntoza, babanje kuntoza discipline, ko na discipline ifite urumva umuntu umeze utyo aba ameze aba ari umuntu upfubye. Ntabwo kubera wenda uburere bubi waba warahawe, imvugo mbi zitari nziza, n'andi bavuga ngo umuntu yapfuye ahagaze kandi ari muzima, ugasanga yapfuye mu mutwe kubera amagambo mabi yabwiwe, kubera urwango yagiriwe, kubera nta bumuntu nta kintu cyari kukunezeza kibaho. Ariko bagomba kugutoza discipline, kubana neza n'abandi, nuko baragutoza ugenda umenyana n'abandi bana. Wenda hari ibindi bintu babatozaga byo mu buzima busanzwe nko gusoma no kwandika, ko urumva abenshi hagiye baba batarahuye nabyo, nkuko nawe byari uko bakabatoza gusoma no kwandika, byari bihari. Igatagara byari bihari kuko natangiye primaire umwaka wa mbere mfite imyaka 13. Kandi icyo gihe ubundi imyaka 13 bakagombye kuba wari urangije primaire wa munani. Utangiye primaire ku myaka 13. Murize gusoma no kwandika urabimenye. Noneho waje kuvamo bigenze gute? Umuntu yavagayo bigenze utari Igatagara? Igatagara warigaga wamara kwiga kuko ibigo bafite, ikigo bafite ni ikigo bita laboratoire. Urakizi? Laboratoire hariya hepfo Iburengerazuba mu majyepfo. Mu majyepfo Igitaramo Igatagara. Burari ishuri rya laboratoire. Iyo utabasha kwitsinda bahitaga baguha mu myuga, ukijya mu myuga, bagahita bavuga ati wowe urajya muri uyu mwuga, wowe urajya muri uyu mwuga, wowe urajya gukora ibi, wowe urajya gukora ibi, bitewe n'ibyo babonye ushoboye. Ariko jewe bahise navuye Igatagara bampaye umwuga w'iki wo kubaza. Kubaza. Noneho biraza kuba bitangaje cyane ukuntu waza kuba wagenda ukambakamba bakaguha umwuga wo kubaza. Wabikoraga gute icyo gihe? Waba waramaze kugenda nibura uhagaze? Iki gihe wari umaze kumenya kugenda? Icyo gihe bari uko nabaga Igatagara naniga niko banandamburaga, bagenda bakurambura, bagenda bandambuza sima, ku buryo buriya nabyo byambabaje cyane. Ngo birababaza nanjye birababaza kugira ngo akaguru bakarambure bakageza aha nta kinya bateyemo, nibarangiza bongere bagushyire ku mbugita. Nk'ubu urabibona hano urabona dore nk'aha, dore nk'ahangaha, ahangaha ni ukubagwa, ahangaha ni ukubagwa, n'aha ni ukubagwa. Noneho ahangaha ubonamo umwenge, ahangaha ni imisumari babaga bateyemo. Iyi myenge ubona ni imisumari babaga bateyemo kugira ngo ifate ntuza. Noneho ubwo rero ubwo nagiye kwikanga nsanga akaguru bakabaze kageze gute, karambutse. Bashyizeho sima, na bya bisumari byose bashyizeho, karambutse. Amaguru yanjye yose usanga arambutse. Ariko ubwo yanarambutse naniga, nkomeje kwiga, batari bashyira mu mwuga. Babona rero ibyo ngibyo rero ugiye kubishyiramo, ubwo nagiye mu mwuga nahagarara nta kibazo cyari gihari. Ariko ngira ngo wenda no guhagararaga, uhagararaga neza wemye nta kibazo rwose, nahagararaga neza kuko twakoreshaga amamashini. Ni amamashini twebwe twakoreshaga. Birumvikana aho ngaho cyari byiza cyane, urumva ko Igatagara wagiriye umugisha. Icyo gihe ndetse ababyeyi n'undi bakwihoreye nta kongera kukuvugisha. Nta byarangiye. Hanyuma
nyuma yo kuva i Gatagara ugiye mu myuga yo kubaza, baguheraga ahantu ukorera cyangwa barakubwira ati uzajye mu myuga? Mbese warabyiga ukora i Gatagara ugakorera ikigo nyine, barangiza bakaguha certificat ukagenda ukajya gushaka ubuzima nk'abandi. Tugeze rero ahantu usohotse i Gatagara, urasohotse usohokanye certificat yawe yo kubaza, usohotse uzi neza ko ababyeyi bakwanze none ntari gusubira mu rugo, nubwo bari gutekereza ko nta handi hantu urajya, bari gutekereza ko uri bujye mu rugo, ariko bakibuka ibyo bagukoreye bikantera ipfunwe no kuba wajyayo. Byagenze gute wasohotse werekezayo? Gusohoka ubwo navuye i Gatagara mvuye mu kigo nahise nerekeza iwacu, ariko kuva ku Kibuye n'amaguru mbabaye, mama yongera kunyereka umubabaro, yongera kunyereka agahinda n'intimba, yongera kunyereka urwango n'urw'indenga kamere, anyereka ko ntacyo maze, anyereka ko mbese nta nicyo nzamara, ahubwo nje kumuteza iki ibibazo n'ibigeragezo. Njyewe ntabwo nakumva nk'umubyeyi uburyo ki yari kubona uje ugenda neza nta kibazo, yakukwakirana n'umutima mwiza, kubaza se byageze aho wagiye, nk'uko umubyeyi wese yabaza umwana iyo yagiye gusura abantu cyangwa se yagiye nk'aho ngaho mu buryo bwo kuba wagiye mu buryo bwo kwiga, kukwakirana urukundo, nubwo yakujyamo akantu k'urwango ntabwo nawe yakubigenza uko, ariko we niko babishatse. Wahamaze igihe kingana iki aho mu rugo? Nawe wari umaze kugira ubwenge, ufite n'ibintu uzi byo gukora? Mu rugo nahamaze igihe kingana n'amezi 2, nibwo nahise ngenda mu kwezi kwa 2, nibwo nahise ngenda mu kwezi kwa 2. Yego. Ujya hehe noneho rero? Ubwo nibwo nahise mfata inzira ngenda ndomongana, nibwo nabo ngo ngiye i Kigali. Uromongana? Nibyo bakita komongana, kuko sinari mfite iyonge. Mbese uromongana Kinyarwanda none mwe kabyara guza. Uromonganye ku myaka yawe mukuru? Nari mukuru cyane. Womonganaga wumva ugiye he mu bitekerezo? Ngiye mu bitekerezo byanjye numvaga sanze bagenzi banjye bamugaye, kuko ari bamwe twari tuziranye, ari hafi i Kanombe, mu marembo ya gisirikare. Urabona uzi ko bakorera abamugaye, bakora amaradiyo, abatekinisiye bari aho, bibera aho ngaho biyicariye. Navuga ngo nibo ngiye kureba, kuko nibo twabanye n'i Gatagara mu mibereho yanjye yose. Nuko turaza kugira impungenge bwo kukubaza uti nk'uko kuva i Karongi uje i Kigali, wari ufite telefone, wari ufite itumanaho, wabavugishije kuje kubareba, cyangwa wagiye uti ndomonganye nk'uko nzaguye? Mu by'ukuri nta telefone yari ifite, kuko niho zari zicyaduka. Kwibo umuntu wari ugomba kuba ufite telefone yabaga ari hatari, ari wa muntu nyine yari umuherwe, atari ibingibi, yari umuntu ufite ibyo yagezeho, wakoze cyane. Uraje warateze, waje n'amaguru, byagenze bite kugera i Kigali? Urebye kugera i Kigali ntabwo nigeze ntega, niwo mubabaro nanone nagize. Waje n'amaguru? Naje n'amaguru. Uri kugendera ku ntuza? Ngendera kuri Bekiri. Kandi ubwo icyo gihe n'ubundi wari uri mu rugo, wakagombye kubyikorera ugafasha ababyeyi, kuko n'ubundi ntabwo ari nko kundi wagendaga ukambakamba ugiye cyane, hari igihe byamaze guhinduka. Hanyuma kuva i Karongi uri kuza uzicunga gutya, ugendera utera imetero reka tubivuge gutyo, ntekereza neza ko kugenda nka kilometero 10 wamaze kuruha. Ubu hagenze iminsi ingahe kugera i Kigali? Kugera i Kigali kuva Karongi, kuva i Karongi kugera i Kigali ntagenze iminsi 2. Ati se uwo mugabo we wageze iminsi 2 gute? Iyi minsi 2 ubu mu maguru yanjye nambaraga ibyuma 2. Ikinyoro kibifite? Nayo isigaranye kimwe. Nayo isigaranye kimwe nari nagikuyeho. Nambaraga icyo bita appareil urasizi, zirasimbura giye. Ndabizi bashyiramo kubyo bimeze neza. Nizo niyo nari ifite, niyo nagendagaho. Rero iriya appareil iyo nabaga nyambaye, nagiraga imbaraga no guhagarara, urumva nta kibazo nagomba kuba. Uwahagararaga ucyamye ntani nuza ufite ntambago, ku buryo nashobora kugenda ukagenda nta kibazo. Ngagenda.
birumvikana ko icyo gihe ufite imbaraga bwo byari gusa ko wowe kumera nkaho n'undi nk'umuntu uri kugenda n'amaguru usanzwe nuko wazigenderagaho kugira ngo zigufashe kugira imbaraga nyinshi. Yego. Iminsi 2 waraye ijoro ugenda wageze ahantu wumva urarushye wiseguriwe nka wa wundi byagenze gute? Yagenze gute mu ijoro ugeze ahantu kumvura neza neza? Nageze ahantu ndushye nguye agacuho neza n'imvura yananyagiye n'inzara. Shutima buri inzara nimbi. Inzara iraryana byo ndabizi. Iraryana. Bagaragu b'Imana inzara nimbi. Irakubita amaso akareba ibirori. Nibyo. Ako nibyo mperutse kuba nari mfite akazi nayo mugiye mu minsi yashize. Yego. Nagize akazi nk'ak'icyumweru ku buryo n'umwanya wo kurya ntabyibukaga. None umuntu arambwiye ati ese ko hano se byagenze bite ntabwo mbizi. Nanjye ndireba ako nkumva ndashonje neza cyane. Nawe nkita nibaza we nk'ukuntu byaga bimeze nta mafaranga ababyeyi ntibakwitayeho n'inzara kwisha. Ugeze ahantu rero wumva urushye neza burundu byagenze gute? Aho ngaho none arayitwa. N'imvura yananyagiye. Yakunyagiye. Mu rugo rw'umuntu. Ndabyibuka ko mu rugo rw'umuntu ndabyibuka ko basasiye agafuka muri salo. Agafuka. Nagafuka narayo. Ndara nkomenye yameme. Kwa kundi umuntu afite imbeho. Nuko naraye. Bukiye mu gitondo saa 11 ndongera ndabaduka ndagenda. Icyo gisa ahantu wacumbitse wagira komanga ati mwancumbikiye. Naje ndakomanga. Ninjira mu rugo. Ati niki? Asaba gicumbi. Nuko barangije bangira gute? Ati karibu nta kibazo. Bagucumbikira ku gafuka. Ndakibuka. Nta n'ikintu cyo kwiyorosa. Nta n'ikintu cyo kwiyorosa. Ariko nawe ndumva bari abana bawe. N'uwagezweho. N'uwagezweho. Sinabariganya. Ariko nubwo iyo murageze mu kigeragezo utuntu twose hari na giripe iraza ikagufatirana rwose ikagucurika kandi bitagakwiriye. Saa 11 wabyutse ukomeje urugendo rwo kuza i Kigali hari Kanombe. Ku munsi wa kabiri ngo noneho bwije cyangwa nane ugeze? Bana negeze mu Nyabugogo. Bukwiriyeho nka nijoro nka saa 5 z'ijoro. Mbonyiriho neza amatara bayacanye. Abantu mwe rero mujye mumenya ko buriya reka mbwira abantu bari hano hanze yo kureka ikiganiro hari ukuntu umuntu ababona wariye saa 6 nimugoroba nta kibazo utarwaye utameze neza umeze neza nako sorry ariko bagiye ukagushima Imana. Bagiye bibuka neza yuko hari abantu nk'ubu iyi saha turi gukora ikiganiro abantu izi saha bari mu mubabaro bababaye bahoze pfa na ruguru nkuko nawe wari umeze muri icyo gihe. Ariko reka mbwira abantu niba uri muzima wariye nubwo wabariye rimwe uhumeka wumva utarwaye nta kibazo ukagushima Imana ko yakurengeye kuri uwo munsi. Niko byakagombye kugenda kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo haba mu byiza ndetse no mu bibi dushima Imana. Ariko kamemo niba turi mu byiza byinshi ahubwo nibwo twakagombye gushima Imana kuruta uko abantu benshi biruka gusenga ko bageze mu kibazo. Hanyuma rero bukwiriyeho ugeze i Kigali saa 5 z'ijoro cyane n'andi masaha arengaho ntitwamenye ngo hari sanganya. Nakwaraye Nyabugogo warakomeje igikanombe nguko byakugendekeye bite? Urabona i Kigali kubura ntabwo wagoranye ku buzima bwawe cyane. Ushobora guhura n'umuntu ukamusaba lift akagutwara. Kigali n'abantu bagiye umutima mwiza baracyahari. Hagiye n'umuntu agahita uvuga ati none karababaye akabagwa n'igihumbi ati ugendo numwe n'amatabasi cyangwa se utege moto utahe. Abantu Kigali bahari nubwo atari benshi ariko barimo. Cyakugendekeye gute rero uri Nyabugogo? Ndi Nyabugogo nateza karifiti. Niko kagereje hehe? Kagereje Kanombe. Ari mu Kajagari. Ese uri Kanombe abantu wari ugiye bari barakubwiye ko ariho baba? Jewe kubera ko nari narabasuye mbere yaho mbese bivuze ngo wari uzi ahantu ugiye naho bari? Nari nzi aho ngiye. Biroroshye gusa nuko ikibazo nyine urumva depense z'amafaranga ngo utege ugire gute nibwo bushobozi ntabwo wari ufite. Uragiye lift ikugejejeyo aho hantu hanahageze usanze bagihari barakwakiriye
bari bazi wenda ubuzima bwawe bw'ahashize ukuntu ababyeyi bagufata cyangwa ntabyo bari bazi? Ntabyo bari bazi kuko ntabyo nari nababwiye. Ntabyo bari bazi. Usibye Imana yambashishije kuba nabasha kubivuga, ariko njye numvaga nta muntu nabibwira. Numvaga ye ku bwanjye nabyihererana. Ukabyimenyera ukavuga uti nta wundi muntu nabibwira. Kuko numvaga nta kintu umuntu yamfasha. Ntacyo. Nubwo ubuzima nibereyemo. Birumvikana ntabwo twabitindaho kuba wagira umutima ukomeye gutyo bitewe n'uko n'undi nta rukundo wigeze werekwa. Aho ngaho abantu badukurikiye babyumva vuba, nanjye uramita mbyumva vuba. Hanyuma ugeze i Kanombe urahabaye, icyumweru kirashize 2, hanyuma wahabaye iki gihe wese utangira bwa bukorikori bwawe bw'ububaji. Urebye ahantu nabashe gukora muri Croix Rouge, n'ikindi kigo nakoreye kuko njye nakoraga muri ibi bigo. Urakoze, imyaka ibaye myinshi, cyaho irataha, isinga none ibintu byose tubivuge, yewe bigenze gute ko byagenze uri Kigali ntabwo twabitinda. Abo bantu nabo bafite ubumuga mwarakomezanyije murabana cyangwa igihe cyageze muratandukanya nawe ugiye mu gushaka ubuzima bwawe? Ngo urebye ikintu cyadutandukanyije kuko twabanaga hariya mu kajagari nyine, ikintu cyadutandukanyije njyewe nahise nakira Yesu umwami mukiza. Urabatizwa? Ndabatizwa kuko nkimara kwinjira mu rusengero sinigeze sohoka, sinasubiye iyo nzira. Uvuze ko wakira umwami n'umukiza icyo gihe. Reka noneho tuhite twibaza mbere yaho ubana nabo wenda abatipe n'abatipete ku ruhande baba hari mu kigare hirya no hino, muri mu kazi hirya no hino. Waba warigeze nibura ukoreshaho ibinyobwa bino by'ibiyobyabwenge ukanywa inzoga wenda, reka tubivuge muri rusange gutyo? Inzoga zo narazinyweye kuko birumvikana nazinyweye kuko mu kintu nashigaje kunywa ndumva rwari urumogi. Niko rwari rusigaye? Nubwo rwari rusigaye, ariko ibindi byose nabinyweye. Nabinyweye ku buryo numvaga noneho nshaka no kuzashyiraho na bya bisatsi bita Madrid. Yes, kuko numvaga bikunda cyane. Wari ugeze ku rwego rwo kuba nawe ubusitari bwayo yagendaga bukuzamo, kuko umuntu wageze ku rwego ko wumva yashyiraho derede hari urwego aba yumva ariho. Cyane. Hari urwego aba yumva ariho. Hanyuma ugize gutya wikojeje mu rusengero cyangwa uranahanyuze ugiyemo, akantu karagukuruye mu rusengero, wenda bari kubwiriza cyangwa se umuntu gutanga ubuhamya, wakiye Yesu Kristo akakubera umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Utubwiye ko winjiye mu rusengero ntiwasohokamo, wagumyemo cyangwa nuko wakomeje uhora uza gusenga? Oya, njyewe namanutse urusengero nakiriye Yesu umwami n'umukiza yari akugiye ibiporoso, arabita ku mushumba mwiza Iremera. Noneho numva abantu baracuranga, nkururwa n'umuziki. Ugenda nawe mu gihiriri cy'umuziki? Mu gihiriri cy'umuziki. Wajya ngo urabizi, wajya ngo wari uhari, wajya ngo niwe wanyohereje gusubika. Njyamo nkimara kwinjira ntabwo nigeze sohoka. Noneho ati se udasohotse warayemo byagenze nyine uko ako kanya bahise bashakira aho ngomba kurara muri urwo rusengero. Nahise uwo munyarusengero. Uhita wibera uwo mu rusengero? Nibera uwo mu rusengero. Yego. None se uwo mu rusengero turibaza, noneho niba bagwa 10 mu rusengero, turibaza warya gute, wabagaho ute? Umushumba wanjye yakoreshaga abakirisitu bakaba ari banzaniye bityo, bakakuzanira ubwoko kugira ngo saa tuze kuryana imugoze kuri mbese barabimenyaga bibera ku rusengero, cyangwa pasiteri nawe yaza akaza bizaniye. Ubaye mu rusengero waba warageze wenda igihe cyo kujya muri korali cyangwa wagumye no mu gikristo gisanzwe? Nabaye mu makorali. Jya mu makorali ukora umurimo w'Imana. Yewe ukora umurimo w'Imana. Ariko muri icyo gihe wahamaze wenda ntago wenda waba wahawe inshingano zo kuba umudiyakoni, pasiteri, ahubwo indi mirimo isanzwe wenda reka twumve ko habaga wakwaga imirimo isanzwe ku bantu hano, ukaba wananyuza rakerete cyangwa se umweyo, nta kibazo. Ku rusengero warahagumye kugeza na n'ubu, wahavuye gute, bigenze ute?
kuva ku rusengero nahavuye umushumba wanjye agiye muri Amerika ni uriya bita François Xavier ndamuzi uramuzi uriya rero numbatije niwe mushumba wanjye yerekeje somo mukiza akimara no kugenda no twakwiye iki mishwa noneho nanjye kubera ko ari abantu bajyaga baza gusenga tugenda tugira inshuti ngenda umubano ugenda waguka genda ngira inshuti hirya no hino noneho ibyo byari bindimo bitangira kugaragarira muri abo ngabo nagiye gusura mbese nuko byagiye biza mu mpano nari mfite nayiraka mbese sinabona ibyo bikwiye haboneka amashimwe haboneka ibindi byiringiro haboneka mbese nongera komora ibikomere nari mfite umutima mbese nuko byagiye reka tuvuge ko wenda ahantu tugeze turasa neza naho twari tugeze mu myaka yo kuba wakumva ko utekereza uti se ubundi hazaza hazagenda gute kubirana no kugira famiye kugira urugo rwawe ntabwo ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose kirabitekereza iyo wageraga kuri iyo point ubitekereje wumvaga muri wowe uri kubyakira gute muri jye numvaga ari ingini ariko byanteraga n'ubwo yego turi kureba izuba ahangane nabibonye none yego hanyuma Sipiriye atekereje uburyo ki niba yabona umukunzi niba atamubona wowe wumvaga kuri iyo sije bizagenda gute kuri iyo sije njyewe yari indimo nari nabyumvagamo ukumva ko bizagenda gute ariko muri gihe hakabamo ikintu cyitwa ubwoba umva naho nahera cyane hari ukuntu wenda mu mibereho ya muntu wenda ukuntu wari ubayeho uburyo wari ubayeho wabonaga wenda nubwo hari icyari kikurimo cy'urwango rwahashize ariko igihe wenda wabonaga ugirana urugwiro n'abantu bakubona bakakwishimira bati kuko byasa kose nabigerageza bishobora kuzoroha ariko wowe ukavuga uti nzabigeza ntizaherayo muri ibyo nta kintu nigeze mbitekerezaho nta kintu nigeze mbitekerezaho uzi ko byanjeho nyuma umaze kwakira Yesu umwami n'umukiza wakira Yesu umwami n'umwami n'umukiza hanyuma uri no muri korali wibere ku rusengero pasiteri ageza gutya yagiye mu kwira imishwaro hirya no hino kubona nawe imibereho yahise ihinduka yarahindutse wese utekereza ko uti ndabahe ndakora iki mbese gupanga imibereho yawe ku giti cyawe uriya mibereho ya Yesu yaranshanze inshanze cya kintu cyo kutavuga kiranye kingarukamo kimbamo akaramata cyane kwibaza uti ubundi icyo gihe ntekereza ko umuntu ahita yibaza ati ubundi nk'ubu navukiye iki icyo gihe umuntu abyibazaho ati ubuzima bwose ngerageje buca mu myanya y'intoki cyane naho narindi dore ibibaye ndajya he none ibyo nabitekerezaga namara kubitekereza ariko nkabura uko ndabigenza ubuzima bwa nyuma y'uko urusengero rusa naho wenda rutatanye wowe ubuzima bwawe bwakomereje ubuzima bwanjye bwakomereje hanze kugenda nzenguruka mu gihugu ugenda uraragura aho ubonye nagera nk'aha ku rusengero nkatega nka nimugoroba nka saa 11 cyangwa saa 12 bagakonje kubasura bakabarasa senda yaho cyane nige nararaga iminsi ibiri wongera nkafata urundi rugendo nkaba muri ubwo buzima uruzenguruka bwo kwizenguruka hanyuma tutaragera kure mu buryo bwo kwizenguruka uko nguko uraguza aho ubonye birumvikana inzara yari nyinshi pe nibura cyaje kurangira ryari kurangira kwabyo kwaje kurangira maze gushaka none se byashoboka ko waba warashatse utagira ahantu uba nubwo wenda haba hahari ariko nta buzima wari ufite bukomeye bw'utu bwubakiyeho cyangwa wenda bwari buhari ubuzima nari nubakiye bwa kwizera gusa gusenga
gusenga nta kintu nari mfite nta kintu nari mfite ku buryo naguha n'ubuhamya ngiye no kwa data bukwe mbasuye ari ubwa mbere yego mu mutima wanjye naganaga na data bukwe tuganire ko nanjye nsenga mu mutima mvuga ngo ntibamperekeze ngo bangeze ku muhanda kubera ko nta mafaranga nari mfite yo kugira gute yo kuba yo kugira ngo nsubire i Kigali madamu wanjye ni burya ni madamu wanjye n'umunyagitaramo nese icyo gihe mwe muri kumwe wowe kata wowe wagiye wenyine nta mafaranga nubwo wowe wagiye n'amaguru se nanone oya amafaranga nari mfite ahubwo yashiriyeho kazi ukuntu wagaruka i Kigali bikagucanga ubwo nkavuga ngo kugira ngo ntaza guseba kandi bivuze ibintu biramugize ngo arigero ujye wihagararaho reka cyane ukihagararaho da benes ugasenga umutima ukavuga wabona abanyarukiye mu kibuga ntabwo kundegera urebe naza gukorwa n'isoni nuko byanyereye ariko Imana iza gukora imirimo n'ibitangaza muri kwa kwizera niho naboneye ubuzima buzira umuze nanjye mpamya muri iyi saha mpabona ubuzima bw'indenga kamere kubera mbona Imana itangaho umuntu aba nakagira aho abarizwa nk'uko waje nka kuriya wowe kumwe ngo uraje ntabwo nari kukwemera ko uza ngende kugwa urugendo rwa kure kugira ngo uzarushakire umwanya cyane cyangwa nabwo bikakunanira ndetse siko ega burya n'igihe uyu muntu adashaka wenda agusura ngo uti ntabwo mari ahubwo uti rero mino minsi ntabwo ndi kuboneka katurabona mu cyumwe gitaha mu cyumwe uti reka taha byanze bikaguma muri ubwo ubona karambirwa karekeye mu kurya ati se warya gute kutarufite aho ba kandi nta mafaranga rufite yo kurya kandi waraga mu gatabo yavuga ubutumwa rero naribagamo n'ubuterero aho nararaga ibiryo naryaga nibyo nagiraga nibyo nirirwaga kandi najya n'ahandi aho ndaye akaba ariho nza kugira gute ariho nza kongera kurya ibyo biryo nkazabigendamo imyaka n'imyaka none se reba wenda tuvuge wenda dusuye ku rusengero no munsi kuri uno munsi na ku cyumweru yego waje nk'umushyitsi turakwakiriye amatara yarangiye turabakiriye agafata agasomye wenda niba n'ibyo kurya byabonetse turabiriye wabyumva ibyo turiye nibyo yagenderaho iryo joro n'ejo nutabona ahantu wenda wihengeka ngo ujye gusengana n'abandi ubakure nutahabona ukaba wagubereye aho ibaze rero nko mu cyumweru nk'igihe wenda utagize gahunda zindi z'ahandi hantu uri busure uri byo gusengera wagubereyeho aho nta kintu kinini ariko ukajya kwiza kwa goti uko byagenda kose ejo hazaba heza niko nabyizeraga kabisa nabonaga ari heza cyane ku buryo n'Imana yabimbwiye reka twinjire muri gahunda yo gushaka umukunzi ku muntu uzakubera umutima w'urugo yego birumvikana tugiye kuba bagufite ubwoba nubwo nzi neza ari kubyumva nubwo hari ibyo abazi n'ibyo abatazi yagiye amabanga yose atajya hanze ariko ari kubyumva ari no kukireba icyo kiganiro turamusoje cyane ko ari umwana mwiza hanyuma byagenze gute hanyuma byagenze gute kugira ngo umubone byahereye reka tuvuge imiteretano yanyu yatangiye ite byagenze gute imiteretano yacu rero yabereye mu nzu y'Imana niyo yatangiye twabonaniye mu rusengero ahandi twabonaniye yaje gusenga nawe yari yaje gusenga nawe waje gusenga twese twahuriye aho yiba twara abashyitsi yiba twara abasangu icyo nabuka neza niyo sinzi ko twara yiba twara abasangu kuko iminsi itambutse ni myinshi murahahurira turahahurira nkuru muhahuriye murasuhuzanyije mwiriwe muraho amakuru ni meza ariko gihe numva itumanaho wenda rishobora kuba agiye kugenda ryagukamo ko numva nakigenda nifite nanjye agatelefone apo byoroshye kuba yafata nimero zawe wenda watinda nkuvugisha yego mbere na mbere ikibazo gikunda kugorana ku mpande ahagana zombi yego ninde wabanje gusuhuza undi waba ati wenda mwiriwe muraho cyatangiye bite uwabanje kunsuhuza ni madamu kuko twari dusohotse mu iteraniro aha gusuhuza gutinyuka ati mukomereye ishimwe umukozi w'Imana kuri pe
abagutinyutse abarantinyutse icyo gihe nanjye kandi abarantinyuye noneho icyo gihe reka tuvuge ko wenda bitewe n'umwuka wo mu materaniro wari usohokanye fresheri z'ibyishimo by'amateraniro ukuntu agenze neza ntabwo yo kubitinda kuba wenda agusuje nk'umuntu usanzwe yego nta yindi gahunda uzi izakurikiraho nyuma mwaravuganye wenda muganiriza n'amateraniro yagenze ute witwa nde uba hehe ibyo ni ibintu bikunze kuba biba ku kanya uhuye n'umuntu nitwa runaka ntuyahamba aha naje hano ibi n'ibi nyuma y'icyo gihe y'ayo materaniro yaratuye hafi aho yari kure mwongeye kubona na ryari aha ugize neza cyane bo niza kugera mu rugo ndaza kumubaza turangiza kino kiganiro turahita umubaza uko byagenze ndamubaza kuko nanjye ku kantu karansobetse ubundi hari ukuntu nanjye karansobetse reka tubifate muri ubu buryo hari ukuntu Imana igira gutya ikagobekamo akantu karigonde tutari dupfa kumenya ukuntu kameze yego kuko niba mwasose mu materaniro akakuvugisha nawe ukamuvugisha bineza neza byose hakazavukamo ibindi bintu byo kuba umubano uzaba munini kugira naho mwifuzana kuba umwe yaba umugore wundi undi akaba umugabo wundi hari ibindi bintu Imana barakoze aho ngaho bisaba amagambo menshi imiteguro nuko mbwira nta kibazo intoki gutyo ntabwo nongeye hanyuma hari ibintu bisaba ibyo bintu none wowe byagutwara imbaraga zingana iki kugeza ku munsi wa nyuma w'ubukwe urebye kwizera nari mfite ntabwo byantwaye imbaraga nyinshi kuko icyo nagendera ku ijambo rya nyiri ijambo yavuze wari warabwiwe nari narabwiwe Imana iguha umugisha ku ijambo nari narabwiwe na nyiri ijambo niyo ryamaga imbaraga nyinshi z'indega kabiri cyane ko gutinda ku buryo nemeraga n'ibyo ntafite ko gutinda kumenya cyane ku buryo byanandenzeho bimaze gusobanuka urukundo rwacu rumaze kujya hanze igihe nagira ngo tuzagende ku ifarashi njye zamutware ku ifarashi igihe abandi bagenda mu mamodoka njye tugende ku ifarashi ku buryo nagiye hariya hano za Kabuga hamwe kwa nde hariya ari ifarashi ntantu za kwa ntabwo niba ari Rugende ni ntabwo ari Rugende ni hano i Kabuga byagenze gute nuko mpageze mbabajije igiciro nshuti bakubwira amafaranga menshi bambwiye amafaranga n'ababwiye ngo murakoze tuzongera tubonane nagiye iyo nzira sinayigarutse kubera amafaranga bari bacu ku ifarashi imwe kugira ngo nyijyane bari baca amafaranga 250 kandi icyo gihe nzi neza ko ubuzima wari ubayemo bwari bugoranye cyane bwari bugoranye utagiraga naho hanyuma rero birakugoye igihe kintu mba nshaka kumenya kuri ubu ngubu kigoye kinagorana kizahora kinagorana ibintu byo gutegura ubukwe rero ubukwe ukuntu bwateguwe ni Imana yabuteguye yonyine nta famiye kuko abandi sinaye kubiringira nta kintu bari banafite nabo ariko niringiye Imana Imana yavuze Imana yambwiye ngo nzabana nawe mu byago no mu makuba nzagendera nawe ahatari inzira nyiharure irangije ibikora nk'uko yabivuze muri ubwo bukwe gupangwa bworoganijwe bwateguwe n'abapasiteri twatuziranye bande wagiye wunguka ku ruhande ku ruhande niho babuteguye niho banatanze n'izo nkwano niho bakoze mbese bakira n'abantu byose nta na kimwe nabo ngo cyavuye mu maboko yanjye cyangwa cyavuye mu muryango noneho ibyo
birabaye, birangiye n'ubukwe burabaye, nta kibazo, buratashye, Imana isoje isezerano ry'ibyo yaravuze, wenda reka turibarire mu yandi y'ibyo yari imaze gukora. Nyuma y'ubukwe rero, nyuma y'ubukwe burangiye, urumva icyari gisigaye ni ukugira gute, ni ukunguka. Ariko nanone turaza kwibaza ngo wakoze ubukwe ubushobozi ari bukeya, naho kuba nabo wumva ari ibibazo, icyo genda ubukwe bwaragiye. Hari ukuntu wenda abantu bapanga ubukwe bakavuga bati utu tuzadufasha mu gihe nyuma y'ubukwe bakanishyura wenda aho kuba nk'amezi 5 cyangwa se n'umwaka. Kubera ko urumva niba wenda imibereho yari igoranye kuri wowe, ntabwo noneho ko ubonye undi muntu mufatanya uzakina ko uti nubonye nshonje ariko araza kurya. Kuko niba wowe ati ndajya kwira mu materaniro kabi karabaye, ejo ngenda uko none se we yagomba kuba afite ahantu ari kuba, afite icyo ari kurya, aho ngaho wenda niba nta n'imirimo afite yo gukora akaba ameze neza. Hanyuma rero tukiri kurebana n'ukuntu nyuma y'uko byaje kugenda, nta kazi wari ufite, byagendaga gute kurya, kwishyura inzu n'utundi tuntu nkenerwa mu rugo, watubonaga gute, byagendaga gute? Byari ibintu bigoye, byari ibintu bigoye kuko ibyo nibuka niko twabaga uyu munsi, ejo tutongera kuhaba, kuva mu Busanza kazenguruka paka Rwamagana paka Rwamagana muzenguruka Kigali yose, nuko tumaze kwamenya aho twajyanye za Kimironko. Noneho muri icyo gihe muzenguruka muraraguzwa, musaba amacumbi hirya no hino, imibereho atari myiza. Noneho haje kugera igihe murunguka, mubona urubyaro, abana twabonye bahoze bakina ahangaha, turaza kugira ngo banahoze babareba kuri kamera, babandi mwagiye mubona n'abana biwe. Hanyuma mukimara kunguka umwana umwe cyangwa babiri, noneho inshingano ze ziyongere kuri wowe. Akajya ku Rwanda agahiga ko nanisa ahubwo gihiga. Nabibonye afite imbaraga nyinshi kandi abafite umwete n'ishyaka ry'ibyo akora. Ngira ngo mu kiganiro kiraza gukurikira mushobora kuza kumubona nawe arimo atubwira uko byaje kugenda. Hanyuma ubuzima buragoranye, murazengurutse Kigali yose mpaka n'inahangaha. Ubu nabonye abana bakina hanze, niba bose ari abawe, niba atema n'abawe, hari n'abanye twahoze dusangira, sinzi. Ubundi umaze kugira abana bangahe harya? Ntabwo wabitubwiye. Ubundi maze kugira abana 3. Maze kugira abana 3? Yego. Umukuru nabonye ari umukobwa, ukurikiye akaba umuhungu Dawidi, n'undi nabonye wahoze akina hano hanze, Debora. Mumva ko rero nta kimana itakoze. Turayishima n'ukuri. Hanyuma ndagiye twegeze ku musozo. Yego. Ndashaka utubwire cyangwa ubwire abantu bose badukurikiye, kubera ubuzima wanyuzemo, ndashaka utange impuguro cyangwa impanuro ku bantu babaho mu buzima bushaririye nk'uko nguko, bakigira inama yo kuba bakinywa inzoga, bakibera mu biyobyabwenge, bakibera mu bujura, bakibera mu busambanyi. Nawe ibyo wakagombye kuba wavuze uti ubuzima buranze, reka nibere kazizi njye ninywera rwose akayoga, ninkanywa nzajya ngangika ku muhanda buke. Yego. Nawe wakabye kuba byo warabitekereje. Nakabikoze. Ariko waguti kubw'umwami Imana azantabara, iki gituma ntamwara cyane rwose nzamukomeraho mpaka. Hanyuma gira inama ubagira abo bantu bafata ibyemezo nk'ibyo. Imana ibaha umugisha. Inama nagira abo bantu, ijambo nababwira rya mbere, nta Imana idakura. Nta Imana itavana umuntu.
Imana igikura umuntu mu gisyogororo yarangiza ikamushyira ubuntu cyane. Kandi Imana ikura umuntu mu mavunja ikamutereka mu nzu y'amabati atari munsi ya 30, akabaho akagenda yicaye ari kuyobora uku nguku, yego, ibintu byose bikikora bikakorwa cyane. yego. Kubera ko abantu bafata umwanzuro wo kujya muri izo ngeso zitari nziza, ubundi ahanini ntabwo twamenya ngo biterwa n'iki, kuko ahanini bishobora guterwa n'izo mpamvu nawe wari ufite. yego. ahubwo turashaka utubwire cyangwa se ubabwire uti nyamuneka abantu b'Imana mugenze gutyo, nibyo byaba byiza ngo muzabone ubwami bw'ijuru. Mugenze gutya, bagira inama gute rero mugenze gutya tuzatahana ubwami bw'ijuru. Yego, inama numva nagira abo bantu babifite bari mu mubabaro nk'uwo nari ifite, n'abagira inama imeze ityo, niko bakwegera Imana cyane, bakayegera bakarushaho gusenga, bagasenga, aho kugira ngo bizere umwana w'umuntu bakizera Imana cyane. iyi ndumva agiye ariyo nama nabagira, kandi nkababwira ngo aho bari mbaye bahumurije ngo bahumure ko Imana izabagirira neza, bakomeye. Hanyuma noneho nabaye pozinze, hanyuma tugiye gusoza tweze ijambo ry'Imana ariko umutima wawe cyangwa wabwira abantu kugira ngo bakomeze gukomerera mu byizerwa, be kuva mu masezerano. Aratubwira ijambo rigufasha cyangwa se riri kugufasha none, cyangwa se mbese uko ubyifuza, aho iryo tubwiriza. Hanyuma nyuma yaho ndumva turi busenge dusoze ijambo ry'Imana. Ibyatugenze birimo iryo tangiro risomo. Ntacyo ngaho mwatubwira ijambo ry'Imana riri kubafasha. Yego, ijambo ry'Imana riri kudufasha ni muri Yesaya ibice 40 ku murongo wa 4. Yego, aratubwira ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora ukureho iminyururu iri ku maboko yawe, nushaka tujyana i Babyloni, uze tujyane, uze tugende, nzakugirira neza, ariko nushaka ko tutajyanayo urorere, dore igihugu cyose kikuri imbere yawe, dore igihugu cyose kikuri imbere yawe, aho ubona hakuboneye abe ariho ujya. Amen. Amen. Murakoze cyane. None twegeza ku musozo. Bahoze babona abana bakina, bahoze babona twakora ikiganiro ni Rwamagana ku Muyumbu, niho Sipiriye atuye, niho yibera mu nzu nziza cyane. Gusa nk'uko yahoze atubwira ko ubuzima busa n'aba bukomeye, ugize inyunganizi cyangwa se ukagira ubufasha, ukagira umutima wo kuba mufasha, turaza gushyira nimero ahagana hasi mu kiganiro. Uwagira inkunga, wakumva bamukenera, wagira gute, icyo ashaka cyose wumva wamutekerezaho watubwira nta kibazo. Sipiriye, reka tukwakire udusengere ubundi dusoza ikiganiro. Imana ibagirire neza. Mwami w'iteka nyiringabo, amen, ugira neza bugacya bukira. amen. Ijambo rye riratubwiye ngo ugiye gukuraho iminyururu iri ku maboko. Nanjye Jehova arafasha gani
ukuri iminyururu yose igose abarembejwe, abababaye, abafite umubabaro n'agahinda mu mutima, mu izina ryawe Yesu Kristo ubagirire neza. Ukimara kubagirira neza, natwe turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Mushimiye uyu munsi wa none kuko z'imirimo ya n'ibitangaza uhinduye n'ibyanze guhinduka mu izina rya Yesu Kristo. Mwami wanjye ujye uvuga ijambo ukaririnda ibihe n'ibihe mu izina rya Yesu Kristo. Ugirinde isezerano ryawe kugeza igihe risohoreye mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye kubw'uyu munsi wa none mu izina rya Yesu Kristo. Icyo mbanje gucyaha ni imbaraga z'abazimu n'abadayimoni, ni imbaraga arizo zose, imbaraga zose za kirogoya mu izina rya Yesu Kristo. Ndashengera ababaye n'abafite agahinda, abarwayi n'abafite umubabaro mu izina rya Yesu Kristo. Nzamuye ibiganza bagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Ukimara kubikora nawe ndagushimiye mwami wanjye kubw'uyu mugaragu wawe twoherereje mwami wanjye kuganira nawe. Umuhe umugisha, urwanya ibimurwanya, uhiga ibimuhiga mu izina rya Yesu Kristo. Ukimara kubikora natwe turagushimiye kandi turaguhimbaje. Urakoze Jehova, urakoze koza imirimo yawe n'ibitangaza kandi ubikore kwibohesha. Byose tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen. reka nkubwire